hose turabivuga, ukabona hagati y'amazu hari umuhanda w'igitaka uraje ugeze kuri kaburimbo, imvura yagwa ikamanura amazi, ikamanura bitaka, ikaza ikabirunda mu muhanda. Ibyo urabizi cyangwa ntabwo ubizi? Ndabizi, Your Excellency, message zanyu zitugeraho. Imyakaga, ariko n'ubu biracyariho. Hamwe aho hatari ngombwa mujye muhatera ibyatsi, uzahatera ubwatsi, ahandi imbere y'amazu, ku mihanda, hafi n'imihanda, ahantu hangiza na kaburimbo abantu baba barubatse, murebe ukundi muhakora, muhashyire za pavers cyangwa ubundi buntu, kandi birashoboka nta nubwo bihenze, kandi uko wanabikora. Na meya w'umujyi nawe ndaza kumugeraho wa Kigali, nawe marandwana nawe, mukwiye kubikoresha ari abatuye aho, hanyuma wenda abantu babunganira no mu mikoro ya district, mukahuza nabo. Ntabwo ari ukubibakorera, ntabwo nabo bagomba gushyiramo effort, ariko gutera ubwatsi haguye ku bwatsi kugira ngo imirima yo kuba iruhande rw'umuhanda wihanduza, ibyo bishaka amafaranga angana iki? Your Excellency, byinshi ntabwo ari amafaranga, ni ukubyumva gusa, abantu tugafatanya. Nibyo bigutumyeho rero kenshi byakugezeho. N'aba batangira kubaka amazu bakayageza hagati bakayatwikira, sinzi ibyo batwikiriza, n'ubuvera n'iki n'amabati n'iki, bikagumaho bikamara imyaka. Impamvu wowe utabibaza ababikora n'iki? So ubutumwa rero ngutumyeho kenshi bwakugezeho. Okay. Ubu hagiye gukurikiraho ibindi nabyo byiteguye, bikorwe vuba na bwangu. Yes sir. Urabyumva? Yes, Your Excellency. Meya w'umujyi, icara. Urabizi nawe, njye nageze naho rimwe na rimwe mfata imodoka nkaza nawe n'abandi bose, n'aba ministers ba infrastructure, ngira ngo bamwe bari hano n'abandi, nkagenda mbereka. Nabyo urabizi? Yes sir. Ibyo nagiye nsubiramo ngusaba hafi buri gihe, nkasubira mu mujyi nkongera nkabisanga, nkongera nkagutumaho, nabyo biraza guhagarara. Yes sir. One way or the other. Urabizi? Ndabizi, Your Excellency.